Mwami turagushima. Urukundo rwawe rwisumbye uko twaruvuga, rurenze uko twarumenya. Ni ukuri kutarimwe amakabya nkuru mwami, ko mwami wowe muremyi w'isi n'ijuru ukunda abantu mwami, ukunda abera bawe mu buryo bw'igitangaza. Mwami nciye bugufi mu mutima, ndakwinginze kugira ngo ubuntu bwawe bube kumwe nanjye mwami muri iki gitondo, ubwo tugiye kurambura mu byanditswe byera uvuga mwami. Ndakwinginze kugira ngo ndinde amagambo yanjye ibyo nakwishyiramo n'amakabya nkuru, ahubwo mwami ubwirize imitima y'ubwoko bwawe mwami, abumva urukundo mwami ubahe kurwumva kurutaho, kuko rusumwa uko rumenywa mwami, ndetse n'abataruzi wabahishurira ibyo ari byo mwami, ukabasha kurubakuruza mwami bakakumenya. Mwami ndakwinginze cyane muri iki gitondo kugira ngo mwami ntihabe hari waba adashyikira uru rukundo mwami muri iri teraniro, duhe kurwumva ndetse no kurusobanukirwa mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mwaramutse. Imana ishimwe ko tugiye kwigana, turacyari kwiga ku marangakamere y'Imana. Amazina yanjye nitwa Jacques ku bashyitsi batanze. Tugiye kwiga ku rukundo rw'Imana. Ni amarangakamere y'Imana turi kwiga, ni uruhererekane rw'amarangakamere y'Imana. Uyu munsi turi buze kureba ku rukundo rw'Imana. Abandika mwandike ko ari urukundo rw'Imana turi buze kwiga uyu munsi. Bavandimwe, abantu benshi uyu munsi bavuga ku rukundo rw'Imana, ariko uko abantu benshi bavuga ku rukundo rw'Imana niko abantu benshi ari n'abashyitsi ku rukundo rw'Imana, ku byo kurusobanukirwa nyine no kumenya Imana y'urukundo. Kubera iki? Akenshi iyo turi kureba mu bantu bagiye batuzengurutse, usanga urukundo rw'Imana abantu bararuhinduye ibintu bimeze nk'amasantima yirukanka muri bo, kurira se, kuba umuntu yatega amaboko akarira cyane akavuga ngo ndakumva. Muzabibona aho abantu usanga cyangwa baravuze ati Imana iradukunda, nta n'umwe yanga. Mujya mubyumva nyine, ukumva ni ibintu bimeze nko kuvuga ngo iyo ashatse kuvuga ko Imana imukunda aba ari nko kuvuga se bari nk'Imana nyine itagira ikintu yitaho, ikunda abantu free uko nyine, bashaka kubigira ibintu bisa nko kubarira bidafite icyo bitwaye cyangwa bidafite icyo bishingiyeho. Ikindi, abantu benshi bakunda guhuza urukundo rw'Imana n'amarangamutima yabo. Nk'ubu twaririmba akarimbo tumaze kuririmba, ukumva amarangamutima arazamutse ugahita uvuga ngo no I feel, ndi kumva feeling urukundo rw'Imana. Rero ibyo byose bitandukanye n'icyo Bibiliya yita urukundo rw'Imana. Kandi bavandimwe, turi kwiga, ndagira ngo mbabwire ko ari akaga gakomeye kumva urukundo rw'Imana nabi cyangwa se no kurutekereza uko rutari. Ni akaga. Rero nituza kuba turi kwiga, turaza kureba uburyo Bibiliya igenda idifininga cyangwa se igenda isobanura urukundo rw'Imana, ndetse n'uburyo iyo turi kugenda turushaho kumva urukundo rw'Imana, imitima yacu iba itwawe cyane n'ukuri kwarwo. Reka nsubiremo ikintu mvuze. Iyo umuntu atumva urukundo rw'Imana, nyine umutima we uba umeze nk'aho urangaye. Ariko uko ugenda urushaho kumva urukundo rw'Imana, niko urushaho kugenda wumva ushira ubwoba, ukumva nyine uru rukundo rw'igitangaza nirwo rukomeza kuganza imibereho yawe. Rero niyo mpamvu Paul yandikiye itorero ryo muri Efeso ari kubabwira ngo bagomba kumenya uburebure bw'ikijyepfo, ngo uburebure bw'igihagararo. Nyine ababwira mu nguni zose ko bagomba kumenya uru rukundo rw'Imana rusumba uko rumenywa. Ni ukuvuga ngo ntushobora kurumenya mu mwuzuro, ariko dukwiriye kurumenya. Ni umuhamagaro wacu nk'abakristo. Rero
Bibiliya ivuga ijambo rikomeye ikavuga ngo Imana ni urukundo. Ndashaka ko twitegereza kuri iki kintu, nicyo tugiye kwiga. Hari amarangakamere atatu Imana nyine ivuga ngo Imana ni iki. Muri kumva? Irya mbere twararyize sinibuka, avuga ngo Imana ni umwuka, God is spirit. Uko nguko Bibiliya nyine iravuga ngo Imana ni iki, ni umwuka. Twari turi kubireba niba ari muri confession, ariko biba bigaragaza ko nyine Imana idafite ibice by'umubiri, Imana idafite amatwi nk'uko nyine abantu, niyo Bibiliya ivuze ngo ugutwi kw'Imana ntitwaheze, ntukazajya utekereza ko ari ugutwi nk'uku nguku Bibiliya iri kuvuga, sibyo? Twabonye ko ibyo ngibyo ari byo bituma Imana ibera hose icyarimwe, kubera ko idafite ibice by'umubiri. Ahandi Bibiliya irabigaragaza ikavuga ngo, ikindi Bibiliya iravuga ngo Imana ni umucyo, God is light. Naryo ni irangakamere, bivuze ngo Imana ni nziza, nta kibi kiri muri yo, ni Imana ifite, ni Imana iri holy. Ndi kubabwira amarangakamere, tuvuga ngo God is light, God is spirit, God is love. Aya marangakamere kubera iki Imana ivuga ngo Imana ni urukundo? Muri kumva iki cyanditswe? Ndaje dusome ibyanditswe. Aha mbere avuga ngo God is spirit, ni muri Yohana 4:24, muraza kuhareba Yesu yaganiraga n'umusamariyakazi. Ahandi avuga ngo God is light, ni muri mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 5. Noneho hano havuga ngo God is love, ni mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 8. Turaza kuza gukoresha iki gice cyane, ndifuza ko duhera kuri uyu murongo. Ndashaka kubanza kuvuga kuri irangakamere, uburyo tugomba kuryumva mu buryo butandukanye cyane nuko twabitekereza, kuko Imana iravuga ngo Imana ni iki, ni urukundo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 8 haravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Muri kubibona? Imana ni urukundo. Rero hari icyo bitavuze, ntibivuze ngo urukundo ni Imana. Ntabwo umurongo wawe ucurika. Muri kubyumva? Ntabwo ushobora kuvuga ngo urukundo ni Imana. Oya, ahubwo Imana ni iki? Ni urukundo. Ni ukuvuga ngo ni irangakamere rigaragaza the very nature of God. Ni ukuvuga ngo uburyo Imana iteye. Muri kumva? Ni ukuvuga ngo rero ni ikintu gikomeye, cyangwa se n'irangakamere rihambaye iyo turi kwiga Imana imwe mu butatu. Mbibutse, turi kwiga amarangakamere y'Imana, twari twabonye ko hariho Imana imwe mu butatu. Nituvuga ngo Imana ni urukundo, wumve Data, Mwana n'Umwuka wera. Amen. Rero bavandimwe, kutumva urukundo rw'Imana bijya bituma imitima yacu n'ibitekerezo byacu biba troubled, cyangwa se twumva duhangayitse. Iki kintu ni ingenzi. Tujya twumva duhangayitse kubera ko kenshi tuba dufite ibintu byinshi bidushinja. Ndabizi ari igihe uvuga ati narakijijwe, ariko kumva nka kamere yawe cyangwa se conscience mu Kinyarwanda, umutima nama warakubwira uti ntabwo wakijijwe. Wajya wicara kumva nyine ufite ubwoba bukuzengurutse. Muri kumva? Rero iyo umuntu atagenda arushaho kwiga urukundo rw'Imana ngo arucengere mwarumenye, aba afite accusations cyangwa se ibirego byo hanze bigiye bitandukanye bishobora gutuma atagira iki, amahoro. Rero niyo mpamvu uko turaza kuba turi kwiga uru rukundo rw'Imana, ndagira ngo mubanze kuza kumva iki kintu ko nta kintu na kimwe kiri muri twebwe cyatumye Imana idukunda. Turaza gusoma ibyanditswe, ari nayo mpamvu ikomeye ituma dukwiriye kwiga urukundo rw'Imana ndetse tukarucengeramo cyane, ndetse tukaruhukira muri rwo, kubera ko kugira ngo Imana idukunde nta kintu kiri muri twebwe cyatumye idukunda. Ni ukuvuga ngo ntuzajya wumva uhangayitse uri gutekereza ku by'urukundo rw'Imana, ujye utekereza ko nta n'ikintu cyatumye Imana igukunda, nta kintu yashingiyeho. Amen. Rero reka mvuge definition y'urukundo turi buze kwiga uyu munsi rw'Imana, kugira ngo tuze kugenda tubisobanukirwa, kubera ko ntabwo nabigiyemo, ariko hari ibintu byinshi abantu bita urukundo.
iyo mwanditse muri dictionnaire mubonamo ngo iyo uvuze ngo urukundo bakuzanira ibintu bitangaje. Ntago turaza kwiga inkundo zo mu buryo bw'abagiriki ziriya bavuga ngo philos, ngo stage, ngo eros n'ibindi. Turaza kwiga urukundo rw'iki? Rw'Imana, agape. Amen. Uru rukundo rw'Imana rero mu isezerano rishya barugaragaza nyine nk'urukundo rwitwa agape, cyangwa se urukundo ruvuga uburyo Imana mu kamero kayo yadukunze muri Kristo Yesu, ndetse urwo rukundo rukaba ruri against nature. Ni ukuvuga ngo ni urukundo umuntu atavukana. Muri kubyumva? Ni urukundo rw'Imana yihariye y'ubwayo. Ni ukuvuga ngo urwo rukundo ni Imana irufite, ariko igira ushyira no mu muntu. Mu yandi magambo ndavuze ngo ntabwo umuntu aruvukana, naho rutandukaniye n'ibindi. Nta nubwo umuntu ashobora kurwihingamo ngo bikunde. Ni ukuvuga ngo ni urukundo rw'Imana ubwayo ifite nyine muri yo nk'irangakamere riyiranga kuva iteka ryose abantu badafite muri kamere yabo. Muri kubyumva? Ariko kandi urwo rukundo rw'Imana rujya mu bantu kubera ko Imana iri muri bo. Niyo mpamvu muzasanga Bibiliya idusaba ngo mukunde n'abanzi banyu, biri against nature. Sinzi na muri kubyumva? Nyine uru rukundo murwumve nk'urukundo rw'Imana mutavukanye, rw'irangakamere y'Imana nyine. Sinzi kuntu wenda nimvuga definition mutaza kugira ngo ngiye kuvuga ngo definition ngo urukundo rw'Imana ngo rubeze uko. Ndavuga ibiruranga, mbabwire ko ari irangakamere ry'Imana yihariye. Iryo rangakamere ry'Imana rero rijya riba displayed mu bantu, kuko nituvuga ngo agape ndagira ngo ntuze gusigarana ko umuntu wakijijwe agomba kuba afite uru rukundo. Sinzi na muri kubyumva? Reka ntangire. Ndabona abantu bari kundeba nk'abatari kubyumva. Agape ni urukundo rw'Imana, ni icyambere. Ni irangakamere ry'Imana. Ni irangakamere ridafitwe n'abantu muri kamere zabo. Iyo umuntu amaze gukizwa cyangwa amaze kuvuka ubwa kabiri, agira uru rukundo. Amen. Nuvuga ngo ni ubuzima nyine bw'ubumana buza muri twe. Murabizi iyo dukijijwe Imana iduha umwuka wayo, tukagira uru rukundo ari rwo twegizerisa cyangwa se tudisiplinga cyangwa se tugomba gukunda bagenzi bacu. Uru rukundo rero rutandukanye rw'Imana nyine yadukunze, ni urukundo rugaragara muri Kristo Yesu, rutandukanye n'izo nkundo zindi nababwiraga. Niyo mpamvu mu Baroma igice cya 8:39 Imana yarimo igenda iduhishura. Reka mpasome kugira ngo mbivugeho mu magambo atari menshi. Mu Baroma igice cya 8:39 haravuga ngo, reka mbere 38, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa marayika cyangwa abategeka cyangwa ibiroho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Rero bavandimwe, Bibiliya igaragaza neza ko uru rukundo rw'Imana cyangwa se uru rukundo ruri muri Kristo Yesu. Hano mumurikire. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'Imana muri Kristo Yesu ntiruhari, hanze ya Kristo Yesu ntiruhari. Ni ukuvuga ngo muraza kwibaza ngo none se abantu batari muri Kristo Yesu Imana ntibakunda? Ni ikibazo. Ni ikibazo. Ariko Bibiliya igaragaza neza ko urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu, ndetse ikagaragaza ko kugira ngo umenye urukundo rw'Imana bigomba kugusaba kuba uri muri Kristo Yesu. Muri kubyumva? Noneho abo hanze babona iki? Iri rangakamere ry'urukundo rw'Imana ntiriri ryonyine, nk'uko twagiye tubona n'ayandi. Hari uburyo Imana igaragariza cyangwa se ivubira imvura ababi n'abeza. Muri kubyumva? Kubera ko Imana ari nziza. Muri kubyumva?
noneho reka dusome muri Zaburi 145 mwumve. Mu rukundo rw'Imana harimo ko Imana y'ubwayo ari nzi mu bwiza bwayo ivubira imvura ababi n'abeza, ariko bitavuze ko Imana aba bantu nabo basobanukiye iby'urukundo rw'Imana nk'uko turaza kugenda tubyiga neza. Murabibona uburyo Bibiliya igenda ibihwanya. 145 umurongo wa 9 haravuga ngo Uwiteka agirira neza bose, imbabazi ze ziri ku byo yaremye byose. Mushaka nko kwibaza ngo ibyaremwe byose bifite imbabazi z'Imana niyo turi kuvuga ngo narababariwe? Oya. Muri kumva? Nibwo buryo n'urukundo rw'Imana cyangwa se ubwiza bw'Imana buva mu rukundo rwayo. Mu byumva ibintu neza, ubu bwiza cyangwa se kuba Imana ari nziza bigera ku byaremwe byose. Muri kubyumva? Ariko biragatsindwa kuvuga ko Imana yaba yarakunze umuntu ariko akarimbuka. Ndaza kubisobanura neza mu byumve. Rero uru rukundo muri kamere yarwo, impamvu rugera ku bantu b'abapagani rukagera no ku bindi bintu byose, nuko ari nature yarwo ni agape. Niyo mpamvu natwe iyo dukijijwe Imana itubwira ngo nimukunde n'abanzi banyu, musabire ababarenganya. Murebe muri Luka 6:35. Ibi bintu by'uru rukundo turi kwiga nababwiye ngo biri against nature, ntago tubigira muri kamere zacu. 35 reka nsome mwumve. Ahubwo mukunda abanzi banyu, mubagirire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishyura, nibwo ingororano zanyu zizaba nyinshi, namwe muzaba abana bisumba byose, kuko igirira neza ababi n'iki n'indashima. N'indashima. Nivuga ngo muri kumva iki kintu, Imana iri kutubwira ngo nidukunda abanzi bacu, ibindi bintu ntibishoboka. Nta muntu ukunda abanzi muri kamere ye. Nyine umwanzi n'umwanzi, ahubwo mu Kinyarwanda bavuga ngo ni ukwivuna umwanzi. Bibiliya rero kubera ko uru rukundo rutandukanye n'urwo dufite muri twe, ikatubwira ngo nidukunda abanzi bacu. Muri kubyumva? Noneho ngo kuko Imana igirira neza cyangwa se ikavubira imvura ababi n'abeza, ndetse ngo niki n'indashima. Ni ukuvuga ngo birasobanuye ngo niyo mpamvu uzajya ubona imvura yaguye mu murima wawe uri umukristo ikagwa no mu murima w'iki w'umupfumu. Ni ukuvuga ngo suko ari ukuvanga Imana ngo yaramukunze ngo nk'urukundo rw'Imana tubona muri Kristo Yesu, ahubwo ni uko muri kamere y'Imana nyine ari Imana igira neza. Kandi uru rukundo rw'Imana muri kamere yarwo nuko rugera no ku banzi bacu. Niyo mpamvu wowe uri kumva aya magambo uraza kuza gusabwa kuba wihana niba utekereza ko ufite urukundo rw'Imana muri wowe, ariko rukaba rutagera ku banzi, abo wita abanzi bawe cyangwa ubona batagukunda. Muri kubyumva? Reka mvuga iki kintu rero. Urukundo rw'Imana ruri reserved cyangwa se rugenewe gusa intore z'Imana. Ni ukuvuga ngo uru rukundo rw'Imana nirwo rutuma duhinduka abana b'Imana. Muri kubyumva? Reka nsome icyanditswe twese tuzi, Yohana 3:16. Ndagira ngo muze kumva ko muri uru rukundo ariho duhindukira abana b'Imana. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri kumva? Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Nivuga ngo mu rukundo rw'Imana niho duhindukira abana b'Imana. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana n'ubundi 3:16 naho nimuhasome mwumve kugira ngo tuze kumva iki kintu kiri kuvugwamo hano. Haravuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Ndagira ngo murebe niki kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, gishobora gutuma guru waravuga ngo urukundo ni iki, ni iki. Mwumve icyo ari cyo. 3:16 ngo nuko Yesu yatanze ubugingo bwe
ku bwacu. Muri kumva ngo ikitumenyesha urukundo icyo ari cyo ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Muri kubyumva ngo natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Urumva, niba uzi ko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwawe, nawe ikigukwiriye ni ugutanga ubwawe ku bwa bene data. Ni ukuvuga ngo nababwiye ngo biri against nature. Ni ukuvuga ngo rwa rukundo niba umaze kurumenya rukaba muri wowe, nawe biragaragazwa nuko uraza kwakitinga the same. Muri kubyumva? Ni ukuvuga ngo reka mbereke ikindi cyanditswe mu rwandiko Paul yandikiye itorero ry'i Roma 5:8, naho yabisobanuye neza. Ndagira ngo muze kumva icyo turi kuvuga ngo urukundo rw'Imana ruri reserved cyangwa se rugenewe abana b'Imana, kandi ruri muri Kristo Yesu gusa. Mwumve. Reka mpere 6. Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi. Bigize gute? Birakomeye. Noneho rino jambo barishyize muri itarike ni iki mu Kinyarwanda? Barariberamishije. Noneho kugira ngo ako kantu muze kukitondera ngo nkaswe umunyabyaha. Ngo icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ibi byo birashoboka nyine ahari. None mwumve rero 8. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda. Muri kumva? Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Muri kubyumva? Ni ukuvuga ngo mu buryo budashidikanywaho urukundo rw'Imana nirwo rutuma tuba abana b'Imana. Nta bundi buryo. Ari ukuntu abantu dushaka kumva ko byoroshye uko, ariko ikintu cyatumye umwana w'Imana, niba uri umwana w'Imana koko, ni urukundo rw'Imana. Kuko ikirabikwereka ni uko Yesu yagupfiriye ukiri umunyabyaha. Bibaye ari ukuvuga ngo Yesu agupfira aka kanya, ushobora kuvuga ati nuko hari ukuntu nabitekerejeho bamaze kubinsobanurira ndabyumva koko, noneho maze kubyumva Yesu araza arampfira. Ntago ariko bimeze. Yesu yapfuye utaravuka, unavutse ukora ibyaha, kandi ukora ibyaha yarapfuye. Muri kubyumva? Uru rukundo rw'Imana ni ikirusobanura ko uru rukundo rw'Imana ruri reserved cyangwa se ruri muri Kristo Yesu. Ndashaka ko dukomeza turwigaho cyane ibyo twakwita urukundo rw'Imana. Bavuga gutese urukundo rw'Imana nyine rugaragara mu gakiza. Uyu munsi niho nshaka ko twibanda kuko ni naho ruri. Amen. Iyo turi kuvuga rero ngo urukundo rw'Imana, tuba turi kurefaringa cyangwa se tuba turi kuvuga umusaraba. Iyo turi kuvuga umusaraba, tuba turi kuvuga ko ariho hantu Imana yerekanye urukundo rwayo ku mahanga yose, ku bantu bose bari mu isi. Iyo turi kuvuga ko Imana yakunze abari mu isi, tuba turi kuvuga ko Imana yemeye kwambara umubiri kugira ngo ibeho Imana mu mubiri, ibeho ubuzima. Kino kintu mukitondere, bubana n'abantu. Bino bintu ndashaka ko tubitekerezaho cyane uyu munsi. Ninde muntu muri twebwe aka kanya, abenshi hano kubera ko tumaze n'abavukiye mu cyaro, twavukiye mu cyaro bamwe tumaze kumenyera umujyi, hari igihe ugerayo ukumva ntago waharamba igihe kinini. Abavukiye mu mujyi we niyageze mu cyaro akagera ahantu abona bigoye, ari yavuga ati ariko abantu baba hano we baragowe. None ndagira ngo mbabwire, nk'umuntu aramutse agufashe akakujyana nko kukubani kuba ahantu batambara, banywa nk'amazi y'igishanga, badafite umuriro, aho hantu nyine bigusaba kuri buze kujya guhinga hepfo kugira ngo urye ndetse umere nkabo, no guhiga nyine no kugendesha ibirenge ntiwambara inkweto. Ndagira ngo abenshi muri twebwe dushobora kujya tuvuga ataho kugira ngo njye ari ahantu napfa kweri. Kubera iki? Nyine urumva
nyine hari ahantu ushobora kuvuga ati aho kugira ngo mba aha hantu wenda Imana inyure pe, ariko simbishoboye. Kubera iki? Ibi bintu iyo turi kuvuga ngo Yesu yaje mu isi, hari ukuntu nyine tubitekereza ukumva ni ibintu byoroheje uko, ariko hari umugabo umwegeze avuga ngo kugeranya ko Yesu yaje mu isi mukageranya abantu bashobora kumva gatoya, ngo ni nko kuvuga ngo ko umuntu yamanutse ngo akajya kuba muri tuwarete, ariko agerageza kuvuga ko ari akageranyo gatoya kuko nabyo sibyo. Kubera ko ijuru nyine, umucyo w'ijuru, abamarika ngo barebe bakavuga ngo urera urera, ngo ubwiza bw'Imana ntibabashe kubumenyera. Uwo wari muri ubwo bwiza akamanuka muri uyu mwanda wo ku isi. Iki kintu ndagira ngo ubanze ugitekerezeho uyu munsi, kuko uwo mugabo yaravuze ngo ubundi ubuzima Yesu yaciyemo aba ku isi nyine ngo bushobora kugira imbaraga nyinshi ngo kurusha ajya ku musaraba, ngo kubera ko niwe yarabayeho acunaguzwa muri Yesaya 53, yanzwe n'abantu kandi ari Imana. Muri kumva? We baramutse bakujyanye nko mu icyo cyaro, uri nk'umuyobozi w'icyo cyaro ariko batabizi, ari nk'abantu bakoresheho kuri misiyo, ushobora kuzashiduka batakubashye ugacika ugahita uvuga ati ariko ubundi muranze, kubera ko nyine turi abantu. Ariko Yesu yabaye mu isi, yajya avuga ngo ni Imana, ngo ye ngo se turamuzi, bene se turaturanye, abantu bakamumokinga. Urumva? Uwo ni umuremyi, niwe ukiri kubaha umwuka bahumeka, yanazura n'umuntu yakora n'igitangaza ngo ni Berizebuli. Muri kubyumva? Nuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Nuvuga ngo ubuzima bwa Yesu ku isi yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Niko biri muvuga. Rero urukundo rw'Imana turi kuvuga ni nyine Imana iraje yambaye umubiri ituranye n'abantu. Yesaya yaravuze ngo azitwe Manuel, Imana iri kumwe natwe. Bavandimwe, reka nsome hano hantu, ndashaka gusoma kw'imibabaro mbere y'uko mvuga iby'umusaraba, kugira ngo tubanze twumve ukuntu Yesaya yabivuze. Yesaya 53, niba tutahatekerezaga bavandimwe tuhatindeho cyane. Haravuga ngo 53 umurongo wa mbere, ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuri imbere ye nk'ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu. Tekereza ubayeho imyaka 30 ningahe wangwa n'abantu. Umuntu umwe arakwanga ugaca igikuba. Ariko ibaze nyine biravuga ngo yarasuzugurwaga, yari umunyagisuzuguriro, ngo wangwa n'iki? N'abantu. Hano uramutse umenye ko ari nk'abantu batatu bo muri reformation bakwanga, wahita utavuga ati reformation bose baranyanga. Ariko Yesu ngo yabaye mu isi ngo asuzugurwa, ikindi ngo yangwa n'abantu. Bibiliya irakomeza. Reka nkomeze. Ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Ijambo intimba ni agahinda karenze. Donc intimba ubundi ni nk'ikintu kiba gifashe ku mutima. Ni handi umuntu agira agahinda kakamera nk'agateye ku mutima. Bajyambwira ko batafite intimba nyine. Ngo yaramenyereye iki? Intimba. Yarasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitugire gute? Ntitwumwubahe. Ubu nibwo buzima bwa Kristo ku isi. Nivuga ngo Imana kugira ngo ize kutwereka urukundo rwayo, byasabye Imana kuva mu mucyo wayo, kuva mu bwiza bwayo, iramanuka muri uyu mwanda, iza mu isi, itaje gutegeka, itaje kubahwa, ije gusuzugurwa, ije kumenyera intimba. Imana yambara umubiri. Umunyamibabaro wamenyereye iki? Intimba. Bavandimwe, ntibyarangiriye aho gusa, ngo Yesu niyanze no gupfa, ndetse apfa urupfu rwa hehe? Rwo ku musaraba. Kano kantu mujye mugashyira akarongo.
ubundi urupfu rusanzwe hari abantu bavuga ngo yapfa urupfu rutunguranye, baramushyingura bamujyana hehe, baramuherekeza nyine. Ariko urupfu rwo ku musaraba Bibiliya iravuga ngo ni urupfu rw'ibivume mu kubara. Ni ukuvuga ngo ni urupfu rwapfaga umuntu upfuye nk'ikivume muri sosiyete. Wa muntu nyine abantu bose bavuga ngo nabambwe ntacyo amaze, ntakwiriye kuba mu bantu. Uru ni rwo rupfu Yesu yapfuye. Ntabwo yapfuye urupfu nyine rwifuzwa. Urupfu rw'abami hari ukuntu abami bapfaga, umurambo w'umwami ntibawite umurambo nyine, bakavuga ngo ni umugogo. Noneho bakanamutwara nk'umwami nyine, abantu bose igihugu cyose kikarira, bijya bibaho. Ariko gupfa urupfu rw'ibivume, hahandi nyine umuntu wese aba yica akavuga ati rwose uyu muntu. Ngo abagore ngo baratambukaga muri Zaburi ngo bakamuzunguriza iki, ngo umutwe. Ngo baravugaga ngo ni umuntu wakubiswe n'Imana. Muri kubyumva? Rero iyo turi kuvuga ngo urukundo rw'Imana ni ikintu kiri terrifying. Nituza kwigira irangakamere ntuze kubyumva nk'ibintu biryohereye nyine kwa kundi abantu bavuga ngo Imana aradukunze ngo Yesu azaza. Ubyumve nk'ibintu biteye ubwoba bitakagombye kuva mu kanwa kacu turi kubikinisha. Actually iri rangakamere riteye n'ubwoba. Nyine nawe ibaze niba biri gusaba Imana kwambara umubiri igacunaguzwa, Yesu akajya ku musaraba agapfa urupfu rw'ibivume. Ibi bintu nibyo gukinishwa. Nyine se Bibiliya nivuga nyine ko ngwiribuye ngo ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko kandi ryari ryo gukomeza iki, imfuruka. Hano hari ijambo biri ivuga, iravuga ngo uzarigwira ngo azavunagurika, ngo ariko uwo rizagwira rizamugira ifu. Ni ukuvuga ngo nyine Imana urukundo yadukunze muri Kristo Yesu, kuri twe turwumva ni ikintu tugomba kunezererwa ndetse tukagihimbariza Imana iteka ryose. Muri kubyumva? Ariko ku muntu utarwumva ndetse uri no gutekereza, mwana wa Poroshe yaravuze ngo ushobora kwibeshya ku bintu byose, ngo ariko niba wibeshya ku musaraba you are in trouble, uri mu kaga gakomeye cyane, kuko iki si ikintu cyo kwibeshywaho. Nuvuga ngo niba uri kwibeshya ku rukundo rw'Imana rwatumye Imana nyine Kristo ajya ku musaraba, uri mu kaga gakomeye cyane. Nitunavuga ngo Imana iradukunda, ujye ubitekerezaho kabiri, uvuga ngo reka mbanze mbyumve neza. Ntukazajya ubireducinga turaza kubireba ku tuntu twa hano nyine, nabuze amafaranga, nabuze minerivare, nabuze ubwo se yaba inkunda gute. Ntabwo ari ibyo. Amen. Rero bavandimwe, ndagira ngo dutekereze kuri urukundo rw'Imana uyu munsi, uburyo Imana nyine yababajwe igacunaguzwa, Imana Kristo akajya mu biganza by'abanyabyaha. Umuremyi agacunaguzwa n'ibiremwa, akabambwa n'ibiremwa. Ariko muri gutekereza ikintu, nyine waremye isi n'ijuru, Imana yambaye umubiri ikavuga ati nimungenze uko mushaka. Bakajya ati niba uri umwana w'Imana se, urumva Satani yaramutangiye, barana bajya bagera ku musaraba bakavuga ati ubuse ari guhamagara Eliya ngo amutabare. Ibyo bintu muyamubisoma. Abantu nabashinyaguze. Ubundi niba Bibiliya ntiyandika ngo ivuga ngo Yesu yarapfuye birangiriraho, ariko igenda ishyiramo utuntu two gushinyagura, kuko nyine akantu ko gushinyagura ni akantu kajegeza ubwonko cyane. Buriya iyo umuntu agushinyaguriye nyine ubavuga ati uyu muntu n'umwanzi wanjye tu. Sinzi niba hari umuntu uragushinyagurira, yaba ari gukina yenda nk'umuntu abone uri nko mu byondo akubwira ati iyo modoka yawe vuba ugende, ariko uri nko kunyagirwa nyine uravuga ati ariko uyu muntu ni umugome kweri. Nyine mu bintu wahita utekerezamo imbabazi ako kanya, ubanza gutekereza ukuntu umuntu agushinyaguriye, agucunaguje, akwanze. Bibiliya iri kodinga bino bintu ntitukaye tubyumva nk'ibintu byoroheje bavandimwe. Yesu yaracunagujwe, yaranzwe, yarakobwe, ikintu cyose kiba kivuye muri kamere ya muntu Yesu cyamukoreweho. Rero niba turi kwiga urukundo rw'Imana uyu munsi, ndagira ngo tubitekerezeho. Uru rukundo rw'Imana rugaragara muri Kristo Yesu. Ndashaka kuvuga ikintu gitangaje Yohana yavuze mu gice cya 4 umurongo wa 8.
urwandiko rwa mbere rwa Yohana, nimujyeyo. Aravuga ngo urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4, iki gice turaza kukigarukamo cyane, ariko ndashaka gusoma ku murongo wa 18. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 murongo wa 18 aravuga ngo mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Amen. There is no fear in love. Iki cyanditswe rero kiratangaje. Reka mbabwire ukuntu gitangaje. Urukundo rw'Imana twari turi kwigaho, fear ni iki se? Ni igihe ufite ubwoba bwo kuvuga ati uko bisa kose abagabo bari imbere yanjye nta wamenya. Iyo umukobwa nyine uri nko kumanuka imbere y'ibigabo bibiri nijoro nka saa moya, uri kuvuga ati abashaka kunyaka telefone, aba bantu sinabizera, ubwoba bukagufata, sibyo? Nyine ugaca ahantu cyangwa se ukumva hashaka kuba ari nk'ikinyamaswa cy'inkazi, ubwoba bukakuzamukamo. Muri kubyumva? Ubundi fear ni icyo ngicyo. Niyo Bibiliya ivuze ngo there is no fear in love, nuvuga ngo ibi bintu bishatse kugaragaza iki? Ko Yohana hari kugenda agaragaza ngo bakundwa dukundane, ngo mu rukundo, ngo Imana yabanje kudukunda. Niki yashaka kubwira abantu? Yashaka kugaragaza ko noneho niba koko kumva iby'urukundo rw'Imana rutunganijwe rwose muri twebwe, there is no fear in love. Kubera iki? Noneho reba umuntu wari ufite ubwoba gutyo amanutse agahita ahura n'abandi basore batatu baziranye basengana muri formation, ahita avuga ati oh ntacyo nyibaye, akamanuka. Bikamera nyine ni nk'uko buriya nk'umwana yari mu maboko ya se aba yumva nta n'inyamaswa yamugeraho. Nicyo bivuze. Ntabwo ubwoba iyo umaze kumenya urukundo rw'Imana, kubera ko uhuye n'umuntu uzi ko gukunda, cyangwa abo bantu uzi neza ko nta kibi bakugirira, ni ukuvuga ngo urukundo rutunganywa muri rwo. Ngo ntabwo ushobora kugira ubwoba kubera ko uzi ko uwo muntu muri kumwe gukunda nyine. Nicyo hano ari kubwira bere. Ngo niba wamaze gusobanukirwa iby'urukundo rw'Imana, there is no fear in love. Ntabwo nyine ushobora gukomeza gutekereza ngo nubwo Imana inkunda ariko kandi nta wamenya izansyonyora. Ubwo si urukundo, sibyo? Ntabwo ushobora no kuvuga ngo nzarimbuka kandi uzi ko Imana igize gute igukunda. Niyo mpamvu turi kuvanga iby'urukundo rw'Imana, ugomba kubimenya, ukamenya ko urukundo rwirukana iki? Ubwoba. Sibyo bavande? Rero Imana yaradukunze urukundo rukomeye muri Kristo Yesu, ijya kumusara kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Therefore nta bwoba bwo kurimbuka tugomba kuba dufite niba koko turi kumva iby'urukundo rw'Imana. Si muri kubyumva? Niba uri n'umushyitsi ukaba utumvaga ibi bintu umva abantu babivuga, ugomba kumenya neza ko mu rukundo hatari mw'iki? Ubwoba. Ndashaka gusoreza ku bintu 7 mugomba kumenya ku rukundo rw'Imana. Ikintu cya mbere ndabivuga nihuta. Urukundo rw'Imana ruri uninfluenced, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe gikurura Imana cyangwa se cyayikuruye kugira ngo ikunde. Muri kubyumva? Iki ni icya mbere. Ni ukuvuga ngo muri gutegeka kwa 2 igice cya 7 umurongo wa 7 n'uwa 8, ndashaka ko tuhasoma. Ndi kuvuga ku kintu cyuko nta kintu na kimwe Imana ikurebamo cyangwa se yarebye mu muntu kugira ngo ibashe kugira gute? Kumukunda. Ndasoma mu gutegeka kwa 2 igice cya 7 umurongo wa 7 n'uwa 8. Tuhagere vuba vuba. Aravuga ngo icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo nuko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye basekuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka abakuzaho amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Murumva Imana iri kubwira Abisirayeli ko uru rukundo yabakunze ntabwo ari uko baruba amahanga menshi, ntabwo ari uko bari bafite ubwiza, ahubwo ngo ni urukundo rw'iki? Rw'Imana. Aha. Ikindi ni uko urukundo rw'Imana ruri rw'iteka ryose. Bavandimwe,
urukundo rw'Imana ni urw'iteka ryose. Muri Yeremiya 31:3 abafostica n'abantu bajya babyandika kuri invitation batabizi bakunda gukoresha ino murongo, ariko si cyo ubuvuga ikintu gikomeye. 31:3 mujya mukunda kuhasoma nyine abantu bakize kuri invitation ari kubibwira umukobwa kandi ni ukubeshya. 3 baravuga ngo Uwiteka yamunekeye kera ati ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruzi neza nkagira gute nkakwiyegereza. Munyamenya kabano mukabona umuntu acyometse kuri invitation. Oya urukundo ruhoraho n'urw'iki n'urw'Imana, sibyo? Wowe se ntuhoraho urakunda urukundo ruhoraho, urumva ibyo bishoboka? Nivuga ngo Imana ifite urukundo rugize gute ruhoraho. Ikindi urukundo rw'Imana ruri sovereign, ni ukuvuga ngo ntabwo Imana iri under obligation, ntabwo Imana iri mu mwenda wo kugukunda. Muri kumva? Ntabwo ari ukuvanga Imana ngo kuki utankunda nishake ntigukunda, nategeka ifite ryo kugukunda, nta nubwo ari agahato. Muri kubyumva? Mu Baroma igice cya 9:13 naho ni muhasome murebe iki cyanditswe. Abantu banga Imana baracyanga nacyo nyine, urakimusomera agasha akavuga ati Imana nayo mureke mwumva uko havuga. Haravuga ngo nyine abantu bari kwiga ibintu ngo bya Calvinism baragikoresha cyane, ngo nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditswe ngo Yakobo nagize gute, Yakobo naramukunze naho Esawu naramwanze. Ayo magambo niko avuga, kubera ko Imana iri free, iri sovereign, sibyo? Gukunda Yakobo ikanga nde Esawu. Ibyo ngibyo ngo kandi yabibwiye abana bataravuga kandi batarakora ikiza cyangwa ikibi. Icyo ngicyo cyumvikanye, sibyo? Ikindi urukundo rw'Imana nuko ruri infinite, ni ukuvuga ngo iki ngiki turakibona muri Yohana 3:16 murahazi. Biravuga ngo kugira ngo umwizera wese atagira gute atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'Imana n'urw'iteka ryose. Icya 5 haravuga ngo urukundo rw'Imana ruri immutable, ntabwo ruhindagurika. Muri kubyumva? Ntabwo ari ukuvuga ngo nk'abantu twebwe murabizi ko tugira amafuti. Ubwira umuntu ngo umukobwa akunda umusore akunda umukobwa mu kwa 5 turi mu kwa kangahe, mu kwa 12 mu kwa 3 akari kumubwira ati bya bintu nabivuyemo. Muri kumva? Bya bintu byagize gute byashize. Byashize se byari bihari? Ubwo nta byari bihari nyine, kuko uru rukundo rw'Imana rwo rugize gute n'urw'iteka ryose. Mu ndirimbo za Salomo 8 kiro cyanditswe mu mbajya akunda kugisoma, ariko nk'uko mu bizi ndirimbo za Salomo ubundi buriya gaze ari kuvuga ibya Kristo n'umugeni we, sibyo? Rero ndashaka kuhasoma, nimuzajya munakiyomekaho mujye mumenya ko ari igihe muri no kubeshyana, ariko nukishyiraho nyine ubuvuga ati ubwo nibyo mvuze. Mu ndirimbo za Salomo mujyeyo, indirimbo zirera. Aha, igice cya 8 umurongo wa 6 n'uwa 7. Ngo amazi menshi ntiyazimya urukundo, n'inzuzi zuzuye ntizarurenga hejuru. Umuntu watanga ibyo afite mu rugo rwe byose kugira ngo agure urukundo yagawa rwose. Muri kubyumva? Aha, rero ariko nababwiye ngo n'abakundana muze kwibuka iki kintu, kuko dufite urukundo rw'Imana muri twebwe. Nk'abana b'Imana nirwo tugomba kudusunikira kugira gute gukunda, sibyo? Niyo mpamvu niba uvuze ngo nakunze, ugomba kuba nawe niba ukijijwe koko uru rukundo rw'Imana rugomba kuba rukurimo. Yego, niyo mpamvu ibyo abapagani bishira ngo nta rubanza. So ikindi ni uko urukundo rw'Imana rwera. Iki kintu kirimo fotica cyane b'iyi minsi. Hari akantu numvise ntabwo najyaga nsobanukirwa neza icyo kavuze. Wa mu fotica ari kuvuga ngo
ngo Imana ngo ni Imana ngo y'amakaprisi. Caprice nuvuga ngo ni Imana ngo ikeneye ngo ni Imana imeze nk'umubebe ngo yibebeza, sibyo? Ngo niyo mpamvu nitwo twatuntu mujya kubona ukabona ngo Imana ngo resoma ngo ukabona nyine ngo Imana ngo bashaka ngo kuyinezeza ngo nk'umwana ngo kuko ngo Imana nayo ngo ikeneye ngo kubyinirwa ibyo bintu ni umwanda. Urukundo rw'Imana rurera, ntabwo ari santima, ni principle. Muri kumva iki kintu? Ntabwo ari ibintu nyine byo kuvuga ngo ntabwo Imana ikunda abantu ngo bize kurenga ukwera kwayo. Amen. Niyo mpamvu ntabwo urukundo rw'Imana rurwana n'ukwera kwayo. Muri kubyumva? Iki kintu rwose bavandimwe tucyumve. Ntabwo Imana isunikwa n'amaranga mutima. Iki ni ikintu cya gatandatu, kamuvuga icya karindwi cya nyuma. Nuko urukundo rw'Imana rugize gute? Rugira ubuntu. Ariko hano mwasoma icyanditswe cyo mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 6 kugira ngo mubyumve neza. Ndi kubabwira ko urukundo rw'Imana nyine Imana ntabwo ari Imana y'amasantima. Niyo mpamvu ku murongo wa 6 havuga ngo kuko Uwiteka kunze ari wagira gute? Ahana kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Urumva urukundo rw'Imana nyine rurimo ibiboko, kandi yagukubise agutsibuye nibwo abagize gute? Yemera ko uri umwana we. Urukundo rw'Imana ruri gracious. Nuvuga urukundo rw'Imana ruri mwiki? Ubuntu bavandimwe. Urukundo rw'Imana ntushaka kurutandukanya n'ubuntu bw'Imana. Amen. Amen. Nukuvuga ngo niyo mpamvu birivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Mu Baroma igice cya 8:32 twari twahasomye ukaiza 39 harimo ikintu kigaragaza uburyo Imana yatanze Kristo kandi ntawe dutandukanye n'urukundo rw'Imana, sibyo? Mu rukundo rw'Imana rero harimo ubuntu. Niyo mpamvu biri itwihaniza inshuro nyinshi kuba nabwiraga uruwari ngo ndagukunda, ariko bikaba biri hehe? Mu magambo. Bibiliya igiti byita urumamo. Niyo mpamvu niba ukunda waramenye urukundo ngo ikigukwire nawe nuko utanga ubugingo bwawe ku bwa bene data. Nta rukundo rw'Imana rutarimo gutanga. Amen. Niyo mpamvu bwashije turi kuvuga ku byo gutanga burya ntitukabisiganye. Uburyo witanga, witangira bene data bigaragaza uburyo ukunda Imana. Amen. Kubera ko urukundo rw'Imana ntiwarutandukanye no kugira gute? No gutanga. Application dufata dusoza. Icyambere bavandimwe nuko urukundo rw'Imana muri Yohana igice cya 19 Bibiliya iravuga ngo turayikunda kuko ari yabanje kugira gute? Kudukunda, sibyo? Muri kubyumva? Niba ko urukundo rw'Imana uri kurwumva, ahambere ugomba kurwapplyinga no gukunda iki? Imana. Dukunda Imana dusenga, dukunda Imana dusoma ibyanditswe. Nyine umuntu ashaka kubaza ikibazo koko ukunda Imana? Ukunda guspendinga time n'Imana? Buriya ntukishuke. Ntibazakubeshye ngo ukunda Imana udaspendinga na time nayo, udasoma ibyanditswe byera. Ntabwo bishoboka. Ikindi ni ugukunda bene data. Muri Yohana 13:34 kumanuka Bibiliya iravuga ngo ikizatuma abantu bamenya ko muri abigishwa bande ba Kristo ngo nuko mugira gute? Mukundana. Ariko murumva iki kintu? Iyi ni mark. Nuvuga ngo ikintu kimenyesha abantu ko ari abigishwa ba Kristo nuko bagira gute? Bakundana. Application rero yawe niba uri no kubyiyumvisha kirakubwira ko atari amasantima, nuko uratangira kubona ukunda Imana ndetse ugakunda na bene data. Muri kubyumva? Ahandi ruba applied ni mu Efeso 5:25 ku bagabo. Iki nyine iravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Iyi ni application y'iki? Y'uru rukundo. Amen. Niba usabwa gukunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ubwo nyine ibyo gukorera byose uravuga ati nyine nanjye Yesu ndamubabaza, ukavuga ati reka mubabarire nawe. Amen. Sibyo seri? Seje ni ushingiwe vuba.
n'abashyingiwe kera. Nyine ni ukuvuga ngo ubundi umugabo ntiwemere guhagarara ngo uvuge ati umugore yananiye, nyine arakunanira umutwe ukakurya, ariko wagera igihe ukavuga ati ariko se ubu iyo ntakoze devotion Yesu arambabarira. Ukavuga ati nyine application niyo. Muri kumva iki kintu ko kiremereye? Ariko biraremereye kuko byoroshye ko tubabaza Imana tukajya gusaba imbabazi Imana tubabarire, kandi turabizi ugira urukundo rwinshi uratwakira. Ugahita uvuga ati buriya yabyumvise. Ariko umugore yagukorera ikosa, avuga ati hari ibitihanganirwa, kandi Imana yihanganira byose. Application rero y'urukundo ni uko abagabo mukunda abagore banyu. Amen. Ariko n'abagore bagomba gukunda iki? Abagabo. Reka dusenge.